buretse ubundi wageze hano gute kuki zamu yatumye ugerana buretse gatoya buretse naga singiye wakundaga singiye wakundaga sokeri wanjye gira sokeri wanjye ndavuze ngo soka iwanjye buriya bro mubwire ni inshuti yanjye kuva kera ariko ntuzongere gukora ikosa ryo guhamagara ibyo bintu by'abakobwa uri imbere hoda shengewe wowe nyine yewe ibyanjye ntubizi ko hitandirani biki hitandirani oya nibyo serious nagariho ahubwo niba ari ibyo kubana ngewe reka none se kamvubaza reka shere bitese yes kumeze gutyo soye wafashe wampamagaye turasohoka none urahankuye uranzana si ibyo kunywa musuri kubona ameze ute ndabona nyine ntazi nanjye ukuntu umeze usa n'ufite ibintu by'ibibazo ubundi byagenze gute ku cyumweru twari twicaye turi kuganira tugasiga icyo kunywa ukanzana hari ikintu hano haba hagutwaye ndabona ni heza hari view nziza ariko sinzi igituma aba ariho unzanye nyine nani nicyo ndi kukubaza nta birenze ndaje nyine ngo tuganire nanjye ndahari ngo nkumve mukunzi mbabarire ntunyumve nabi ariko ibintu ngiye kubaza buri mukobwa wese yabikubaza tumaze imyaka myinshi dukundana myinshi pe ubundi purpose y'uru rukundo tuba turimo wariye wanyweye wagize ute ubundi ni iyihe se sheri icyo kibazo n'ubu nawe wakimbaza koko none ntakikubaza se uri kubona imyaka 6 kuva twiga muri segonderi kugeza uyu munsi icyo nyine nicyo kibazo cyo kumbaza nicyo kintu wagahaye agaciro kuba ubizi neza ko ndi umukobwa umaze imyaka 6 nsoje imyaka 6 ni imyaka myinshi pe ariko mu by'ukuri uzuzima njye nawe twabanyemo ku ishuri sibyo uzi nubwo twasezeranye kuzabanamo nyuma yuko dusoje akanya dusoje hashize igihe kigaragara hashize umwaka dusoje kwiga umwaka urashize Nese icyo gihe urumva gitangaje cyane ku buryo ari cyo wagira impamvu kandakarira bigeze aha ngaha yewe ntabwo nakurakariye gusa nyine ndashaka ko dufata ibintu tukabihereza umurongo ese nta murongo bifite ngenda buri bintu bifite umurongo Nese umurongo uri kubona bifite n'uwo ngareka nkubwire sibyo twasezeranye ko njye nawe tukundana tugakomeza gukundana tukazagira igihe tukabana si icyo twasezeranye tukazagira igihe tukabana si yo ntego y'urukundo rwacu iyo niyo wambaza ibyo nyine sheri nakubwiraga imyaka 6 ni myinshi ariko urumva ko gahunda y'ubuzima bwacu n'ubundi nuko tuzaba genda shaka tubikoraho vuba se ni ryari sheri vuba ni ryari birenze igihe twemeje nge nawe ko twicaye ahubwo wowe mbwira ngo ndimo ndabipanga muri iki gihe nakubwije uko ndakubwirana turabiganira nge nawe turebye ubuzima turimo uriya mwanya turavuga tuti birakwiye ko nyuma yuko dusoje nibura tuzafata indi myaka 2 dushakisha ubuzima imyaka 2 ese kunseka ndi mu rugo kunseka sheri kunseka bite umva rero ntabwo nigeze ntekereza kugucitinga ntabwo nkeneye kubyumva please ntabwo ukeneye kubyumva kandi ngiye kubikubwira reka nkubwire after this time njyewe namaze gufata decision mwanzuro se we kandi niba nyine utari ready kuba wankura iwacu kandi nkaba ndi umuntu wasoje abashiti banjye bose bakoze ubukwe baradutumiye twagiye tujyana basi ngo ndebe ko ari cyo wakibwira ariko byaraye mva rero ubu ngubu hari umuntu oya reka mbisoze nabitangiye mva sheri reka nkubwire sibyo reka nkubwire uri kugana wabitekerejeho wabaye iki uri kubona nagutumiye hano ntabitekerejeho wabaye iki wantumiye ni byiza gutekereza gukora ikintu ntagitekereje wantumiye ni byiza kandi nawe nabikunze ariko ibintu uri kuzana uri kuntenguha uri kuntungura ibi ntabwo mbikuziho wabaye iki byagenze gute ntabwo yari wowe nzi ngaho mu mwanya wenda nibwo uri buze kumva kwigishyira muri modo ibyo ndi kukubwira njyewe ndashaka bino bintu birangira kubera ko ibintu bihora ibintu bitinze birapfa ntabwo bizi ese ndeba ndi kubikubwira ibintu bitinze birapfa rero njyewe ndashaka ko bino bintu birangira mfite umuntu ndamutse mbyemeye next month twabutaha njyewe rero ukomeza ntegereje umusore rwose wirirwa umbwira ngo imyaka 2 ejo muzabongeho n'itaha maybe rero njyewe I'm ready to go kandi ni ibintu rwose
ntago nisubiraho nabitekerejeho nagutumira nabyo nje kukubwira kubera ko nari mbizi ko n'ubundi utari buze kuza kumbwira ko uri wisubiyeho uzazana and nari ngiye kugenda niyo mpamvu nagukuye hariya bari no kumumagara mbere yo kugenda nkubwire ikintu kimwe mbere yo kugenda sho please reka nkubwire mbere yo kugenda icara gato nkubwire mbere yo kugenda icara gato nkubwire sho no icara gato nkubwire ubuse koko mana yanjye umuntu dukundanye imyaka igera kuri 6 yose ngubu nibwo afashe umwanzuro wo kunyanga hejuru y'umuntu bahuye mu minota mike cyane agafata umwanzuro wo kunsiga ako se nabwo ndicira urubanza se amafaranga se nabanyakuye mu myaka 2 nabwo naba nigija nkana nagenda ariko nagenda ubwo ntiyaro wanjye nyine nta kundi kitakwishe buryo gisiga kibikomerekeje mugani wa muhungu akundi Nese mwana bimeze bite bro? Bimeze neza nta kibazo. Ndabona nawe umeze neza ariko. Se bisanzwe se mwanjye bameze neza buri gihe nta bintu by'ibibazo. Nanjye muri iyi minsi ndabona umeze neza ariko mwana ubu turi kuganira ufite n'imashini uri mu kazi cya bintu by'akazi byawe rwose ntabwo se shaka kugira ngo bivamo rwose byaradutwaye ngira ngo bimeze bite se? Bimeze neza nta kibazo. Unuke yabaye umusirimu kabisa abanga ari kuza umva ariko muri iyi minsi nanjye yari ukuntu biri kugenda bigenda neza nta kibazo. Amafaranga boss yarakongereye bana kubera iyo umuntu akora cyane bakamukazi baramwishimira bakanamuha promotion ubu ngubu anga promotion nta kibazo meze neza magaze neza bana bacyagira umuhati nk'uwa mbere ndakora cyane ngewe ubundi iyo ngeze mu kazi ni mpaka tondo goroba akazi nta mpamvu yo kuza ngewe nsanga mu kazi byabikabyo byanda kwibuka we wa kera muva muri seconde ikibazo cyawe rero uzi ko ngo wa wundi wa kera ni wenyine uko imyaka igenda izaba urabona tuba tugenda tuba abantu bakuru dusobanutse niyo mpamvu ubona n'ubuzima bugenda buhinduka kandi turi kugenda tuba bakuru cyane nawe urabibona tugomba kugira icyerekezo twakoze n'amazi kwa muntu w'umugabo uri serious usigaye ugira gahunda nta kibazo umuntu uraho wakaraza imisatsi udafite icyerekezo ndabona hari impinduka hari impinduka ndaza gushaka ngugurira akantu angira kugura kuko nibyo wasuye ahubwo se mu kazi biragenda mu kazi biragenda rwose ndabikurikirana bana ibintu byose mbona bishyize ku murongo nta kibazo mu kazi gihari. Waje se muri kampani yanjye nkakongeza uretse kuri ako kantu warumbwiye kamanze nitabe sheri umeze utese? Meze neza bebe, umeze utese? Nanjye meze neza nta kibazo. Urasi kumva natuje nakuri mu kazi? Ntabwo ndi mu kazi uyu munsi hari inshuti yanjye nagiye gusura. Hari inshuti. Ntabwo wagiye kunshitinga? Urizi sinabikora rwose kuko njyewe subizi ko ngukunda rwose ntabwo nakubeshya. Bebe ndabizi nagukinisha kwibese. None se baby buretse gatoya ndimo mvugana nawe ariko ndi kumwe n'inshuti yanjye ndumva itameze neza waretse nkaza gukoringa mu kanya. Nari bebe ndagukunda. Nta kibazo nanjye ndagukunda. I love you. I love you too. Bro. Kubera iyo mvuze ku kintu kijyanye n'urukundo nkabona ubaye excited tugira ikibazo ku bintu bijyanye n'urukundo wabaye kimwana. Ibyo bintu byihore ngende no kubyumva binjya mu matwi ibyo nta kintu kiri mu mwana. Ese mwana mbwira byagenze bite kugira ngo ntabwo ndi kubyumva nese hari ikibazo kiri ariko hari ikibazo kibyishemo uko byagenda kose. Nta kibazo bibyitaho ngo twiganirire ibintu. Ariko wambwira mwana bro ndahari sibyo kandi urabizi ko ni inshuti yawe
nakugira inama nakubwira nuko wabigenza kandi nta kibazo rwose wowe wambwira nta kibazo ukanyisangamo ndakubwira se hari ikibazo cyabaye none se ndetse ko duherukana cyagiye nyine bigenda kwa kundi nakubwiye ugira ngo hari ibindi bibazo byabaye nkaho iki gihe cyose ngiye nakumva icyo kintu kijyanye n'ibintu by'inkuru nta kintu kiba kiri mu matwi yanjye ntabwo nkeneye kongera no kubyumva none se ubwo amaherezo ni ayahe ko buriya bro nkubwire uri n'inshuti yanjye kuva kera ariko ntuzongere gukora ikosa ryo guhamagara ibyo bintu by'abakobwa uri imbere yawe oda ubu se urimo uranansetsa reka ndiseriye wiseka uri murasa ntako banza wamugani none uri na seriye pe none se bro kuva cya gihe wa mukobwa mutandukana n'ubu uracyameze gutyo ese sha mwana se cyo kibazo kinankomereye buriya kuva twatandukana mu kazi wapi byaragoranye nabuze amahoro ngera abantu nagiye numva izo nkuru nkumva zirandya mu matwi nkumva sinkeneye kongera kubyumva mwana ni ibibazo none se ubwo hari njye utagira amahirwe ndi umunyamwaka hafi numva bikomeye mwana numva bikomeye ni ibibazo mwana se bizatuma akazi ukurikirana Bose hari hafunze reka ngufungure. Hello. Neza manager. neza boss. Makuru. Sawa. Kazi karagenda. Karagenda bose ndikubona kari kugenda neza nta kibazo. Umushaka muri office. Okay, ndaje gatoya bose mu minota mikeya. Sabanguka. Murakoze. Bose ni neza. Neza. Makuru. Sawa. Uri hafa. Nari hafa n'ibindi mu kazi nanjye. Raporo se kutari kuyanyuzaho kugira ngo nasinye uko ubona ngiye kugenda. Nibyo nari ndimo gukora. Nisigaje ibintu bikeya. Haburaga ibintu bikeya mu minota mikeya nidusoza kuganira ahita ubibona ko nta kibazo. Ibintu byose bigushyira ku murongo neza nta kibazo. Rwose nta kibazo. Kubera ndaya n'ibya manager hari igihe Byabigiye akazi kabona. Hanyuma nagira ngo mbwire ndikuza mu gitondo hari umwana nasanze yari arimo arakora amasuku. Uri gukora amasuku. Okay. Maze nk'iminsi ibiri mpamubona ariko sinzi ko yageze muri kampani yanjye kandi ntabyo yamenyesheje. Wenda habayeho ereri yo kudahita nkumenyesha ariko uriya mwana yageze hano ashaka akazi. Kandi icyo gihe twari dukeneye umukirina ndavuga ati wayi nta muntu uhakazi se akagira akabakora wenda ntabwo nahise nkumenyesha ariko n'ubundi nabyo byari mu bintu ari bukubwire
ariko ni umwana ugira umurava, umwana waje afite ibibazo ntakira, bati nzabikuganizaho mbwira uko bimeze, ariko byibura ku buryo wowe ugafata umwanzuro wo kwangaje abakozi ukajya mu mushahara imitungo yanjye utaramenyesheje. Mereri yabayeho, ariko mu by'ukuri rwose yaje ataka avuga ko ashaka akazi, nanjye ndebye mbona ni umwana mwiza, mbona nyine dukeneye umukirina mu by'ukuri, ndavuga ati rero reka muha akazi nawe akore nk'uko wabibonye, wenda niba wagerageje kureba uburyo wakora agira umurava, ni umwana mwiza. Muri make umushimiye akazi? Namushimiye akazi rwose, nta bindi ko nshaka ko ataha. Bose wabitekereje neza se, byibura wabonye? Urabona njye mufite ikibazo mu byo nsigaye mu bintu ntabitekereje. Wenda si ibyo mvuze, ariko mu by'ukuri kubera ko dukeneye umukina n'ubundi twakamuretsa akagakomeza, kuko ni umwana mwiza ufite ibibazo kandi ufite umuhate wo gukora kugira yivane muri ibyo bibazo. Navuze ngo mwirukane. Bose ntabwo wamwihanganira. Navuze ngo mwirukane kandi ukanyisubirisha. Mwirukane umusezerere ibyo bibazo afite, ukurikiranire ku ruhande rwe, ntabwo nshaka karaba muri kampani yanjye. Nta kundi, reka mbikurikirane, ubwo turashaka undi mukirina nta kibazo. Niko bimeze, uriya musezerera ataha. Bose aho reka nze na raporo nayisigaje koherereza guhita bikora kugira ngo akazi gakomeze. Umusezerera ataha uburyo wandumye amaraporo nyuma. Sawa murakoze. Kandi ntutinye. Sawa. Karibu. Bose manager akambwira ngo nahe, hari gusa nabona nakoze bose. Yavuye ko tukwirukana iki? Arambwira ngo nahe gusa. Bose uko ndeba uko mfite ibibazo, nta wundi muntu ufite wo kubitura, mfite umubyeyi ari mu bitaro, hari murumuna wanjye akeneye kwiga. Bose aka kazi niko narinde zambaye. Nyine ukuntu bimeze, mfite umubyeyi ari mu bitaro, murumuna wanjye akeneye kwiga, kandi aka kazi niko katubeshejeho imbere n'inyuma, kandi n'ubwo ndeba nkora aka kazi narize ndasoza na kaminuza, mbura akazi nza gukora kano kazi, none muranyirukanye. Basi se nakoze iki? Narize wiga na kaminuza? Narize ariko kubera ibibazo pole humura pole. None ntabwo nacungira n'ubu. Hema pole, tuzanga wambwire neza usobanurire neza. Warize wiga na kaminuza? Nisanze ute hano mu kazi k'ubukirina? Nize icungamutungo muri kaminuza. Maze kwiga nagiye na applying ahantu hatandukanye, ariko singiye gufatwa ngo mbe nakora akazi. Nibwo naje kwisanga hano ndi gukora aka kazi k'ubukirina, none nako baranyirukanye, ubuse ndajya. Mu rugo bari hehe? Mu rugo bariho bose? Nawe ceceka usobanurire neza, ndagufasha ntugire ikibazo, sibyo? Nawe tuzi. Hanyuma mufite inzu yo kuba munsi cyangwa murakodesha? Nyine udufaranga duke nkura hano nitwo dukodesha akazu gato nako kabi nyine, gusa nyine ubwo tubona aho kurambika umusaya yanjye byari binshimishije binyuze nta kibazo, ariko ndi kwibazana n'ubu ikintu nakoze ku buryo mwanyirukanye. Icyatumye tuvuga ngo tugiye gusezerera nta kindi, ni uko kampani yacu ifite abakozi benshi cyane, kandi bigaragara ko umusaruro wayo uri kuba mukeya. Bivuze ngo twarebye dusanga dukwiye kugabanya abakozi niho muri abagenzi, ariko ntabwo ari ibintu by'amakosa bindi. Icyakora isezerano naguha ni uko ibintu bisubira ku murongo, tuguhamagare usubire mu kazi.
sibyo naho genda ndavugisha manager agira ibintu akurikirana basi mubikoraho ndabinginze namwe genda umbwire manager zihana nta kibazo ariko genda ufate utuntu twawe ujye mu rugo ibindi manager azakubwira uko bimeze sibyo bwira manager agaruke kumushaka Eddie Bless. Mubimeze bite se mwana? Meze neza brother. Meze bon. Ntari. Meze ute? Meze neza nta kibazo. Minsi myinshi mwana. Nanjye meze neza tu. Urakomeye. Nakomeye nari. Minsi yabaye myinshi nanone. Minsi yabaye myinshi. Meze neza ariko. Meze neza mwana. Nizere ko cyagiye twahuye bitameze neza ariko nizere ko noneho ari sawa. Ibyo cyagiye byihora ariko uko bimeze neza ibintu byose nama. Ahubwo se maze muzimanire mwakiriza gake. Ngiye kugira ngo se agasitiro kaba gahagije. Sitiro ko duherukana n'inzoga mawayi. Erega guhinduka gute mwana? Erega ngiye nkunda kukubwira ngo turi bakuru. Cyangwa harako umuntu agenda ahinduka nararokotse mwana. Cyangwa wararokotse. Ariko ndabona nawe usigaye umeze neza. Si byawe se mwana ugira ngo ngiwe. Sinabona ngo mbere. Amakuru se mwana? Amakuru ni meza bro. Ni amahoro. Ndabona usigaye ubyibushye. Yakubyibuha se shaka ibiryo biriho. Ibiryo birahari. Ariko ibiryo ntabwo biba bigomba kubura. Ibiryo ntabwo biba bigomba kubura. Ukoresha sibyo nabitaye rero umusiri batera ibintu biba binagora. Bigoranye ariko uriyeranje mwana. Uracyari umusiri batera. Umusiri batera gusa se ko ndaza. Ntabwo nkawe. Ibijyanye mbana nabizi mwana. Reka nisukire mwana nibikugore. Nisukire nawe. Ngewe ko n'ubundi hano ari mu rugo. Amakuru se. Amakuru ni meza kabisa. Ndi rero nakubwiraga cyagiye burya n'ibindi naguhamagariye mwana. Ngiye gutya nkora ikosa buriya njya nicuza. Ariko ibana ntari kuzambabarira. Urya munsi ndi kukubwira wa mukobwa dukorana mu kazi w'umukiriya. Naje guperereza amakuru ye. Ndagusanga ari umwana wahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero twari mu kazi ndavuga nti umukobwa asigaye ambangamira ari kuvuguza imyanzuro yanjye. Kandi uranzi nanjye ku myanzuro. Koze nawe ngufashe mba ngufashe. Imyanzuro yawe nawe maze kugenda ingera hano. Imyanzuro buri kanya ugufata ariko reka nkubwize ukuri. Uriya mukobwa nubwo ushobora kuri wasanga ari wowe nyamara. Mwana ngira ubyihore. Ukuntu byagenze rero ntagiye guca kugira ngo. Nagize gutya nkajya mbona akanyura kurane mu mutima urandi ingatitira nkenda no kugwa mwana. Ndavuga nti rero ubwo nkwiye kumukura hafi yanjye bitarebyo kampani yasubira hasi karangira nkisanga ibintu byose byarazamye. Ubwo nabwiye manager namubwira nti mukobwa yageze hano ate. Manager atangira kunsobanurira uburyo umukobwa yahuye n'ibibazo. Tegeka ko aramufata akamwirukana akabujyana akamutwara iwabo hanyuma kampani kamufasha. Ariko y'amaso yanjye. Ariko akigenda mwana umva ngo akigenda. Ngo byagenze bite. Se mwana murakubwira zituruka bya nkaho ntatari na excited. Reka nkubwire ni bya bibazo byawe. Mora nkubonaho ni bya bibazo ni bijya bihinduka. N'ubwo ubona none ni bya bindi byawe nyamara reka nkubwire. N'ubwo uriya mukobwa utamukurura utabibona hafi. Ariko uriya mukobwa ashobora kuba ari uw'Imana yakuzaniye. Nyamara n'ubwo utabibona uriya mukobwa ashobora kuba ari uw'Imana yakuzaniye kugira ngo azakuvure za nguma zose wagize. Umva se uwo munsi kimwirukana. Naragiye ndatitira imiri byunzwe umubiri wose. Ndatota mbwira manager mbwira nti genda ugarura. Ni wumva. Mugaruye mbona amahoro mwana. Uramukunda bro, uramukunda. Gukunda byo byihore. Ahubwo mbwira. Niba byarabaye. By'urukundo byamwe ari scam kuri nge. Ntabwo njya mbyizereramo cyane ko uzi inkuru yanjye mwana mutwakuna imyaka igera kuri 6 kwa muri secondaire. Ariko birumvikana ariko. Nangiza akakwanga guhoye kutagira amafaranga koze mu bwo buzima bubi bwose. Kumva sibyo bintu wabisimbuza. Reka nkubwire sibyo. Ariko nubwo bira byose biba byarakubayeho. Ariko
ariko burya natwerega tuba twarakundanye n'umukobwa umwe nkava hariya nkafata uyu nkongera nkafata undi ariko buriya twe wagize se ngo iyo ntandukanye nabo nanjye ntibaba turakundana ejo akaza undi n'undi akaza undi. Ibyo bintu rero reka nkubize ukuri, ibyo bintu byawe byakubayeho nibyo ni sawa, ni ibintu byakubayeho byakugize ingaruka, ariko reka nkubwire ugomba kubyikuramo ugafata uriya mwana ukamukunda. Bro, waretse kwiraza Nyanza. Ase mwana umukobwa w'umukirina, nawe tekereza umukobwa n'umukirina muri kampani yawe. Kwifata uri boss wagiye gutereta umukirina, icyo kintu wagisobanura. Akora mwana ni mwiza. Mwana ni mwiza. N'urucabana. Uriya mwana ni mwiza. Ahubwo gira vuba duhereze ariko hari umugani abanyarwanda bageze baca ngo harya gasore katira rende kagira gute. Kagira gute. Yaje mutereta ariko ibaza nantera indobo mwana unshutse gutya. Use umuntu w'umugabo ngawe koko bagutera indobo. Basase kagutera n'ibitanka binini akagushiramo umwana. Reka nkubwire wowe uzagende ugomba kugenda umwana urimubwire mubwira ati genda gukunda. Uwo mwana icyonzi cyo ntago yakwanga ufite amafaranga, sibyo? Ana jamariwe neza. Iwe neza boss. Nyuma ijya ku ruhande nagushakaga. Ego urashaka kano kanya? Igera ku ruhande tuvugane. Nta kibazo rwose. Ukuntu ibintu bimeze rero nyuma yuko ntekereje neza nkasanga wa mukobwa uheruka gusezerera umukirina harya yitwa Rehema. Hari ukuntu tekereje neza nganira n'umutima n'ubwenge nsanga uriya mukobwa tudakwiye kuba tumwirukana, kandi yambwiye ko ngo yanize kaminuza ko utari warabimenyesheje. Nabonye ugifite uburakari bwinshi mbona kwirwa mbigusobanurira kandi wafashe umwanzuro mbona bitaba ari byiza ndavadi ntacyo wenda wifatiye umwanzuro. Urumva itaba impamvu yari gutuma uriya mukobwa atirukanwa mu cyimbo cyo kuvuga ngo wanze kubimbwira ndakaye koko. Si wenda uko waje kubitekereza ariko mpamvu yarize byo nk'uko wabimenye. Hanyuma icyo nshaka aka kanya, urareba accountant amaze iminsi adakora akazi ke neza, igiye kubona amakosa muri document mu maraporo yohereza, harimo amakosa menshi ntabwo abasobanutse. Kugira ngo umwirukane ugarure uriya mukobwa Rehema yari yambwiye ko ngo yize ibijyanye na accounting, umwanya wa secretary ndumva ukwiye yakora neza. Mwirukana kano kanya? Mwirukane mubwire ko hari ibibazo bigiye biri mu madokima yohereza n'amakosa menshi akora mu kazi, bityo umusezerere atahe uwo nguwo wari uhereza umwanya arimo kuko arawukwiye. Ubwo bitoroshye ariko reka nze mbikore uko mubisabye nta kibazo. Oya bikore gutyo nibyo bikwiye, bikore gutyo nabitekerejeho neza niko bimeze. Yego nta kibazo. Hanyuma ikindi ukwiye kwitaho, mubwire ko hari ukuntu umaze iminsi mwiyumvamo ariko ibyo ntumubwire manager dusezerana. Agabanya ibyo ngibyo byo kwinjira cyane ntabwo ari byiza. Wowe mubwire uti bose aragushaka, ufite appointment muhurire ku kafe kari ku muhanda. Ukumbuye. Warunkumbuye. Ndabona baba barakugize neza. Nta kibazo ko nawe ndabona ukeye. Ngiye hejuru. Ku muhanda. Mperutse guhora rero n'umusore. Wawe urya ni brother wawe nta nubwo nyika izina ryiwe. Uriya ni akaginga mwihoreza. Oya we ntabyo se. Ibaze ko na gutya nkwicaye ko ntabwo ari kwemera ko mwica. Nyine tuganire nicaye hano wicaye hariya. Uriya nabonye nta bwenge afite buriya reka nabonye. None meze biteze ko ndabona ukeye. Corona
oya si ukubera wowe se kwa mukinnyi uriya atari sawa. yes Mm. ndabona ko agiye gushiramo kujya kuzana kandi Nta kibazo. tumse wagiye Yewe ngiye. Ni- Oya. Yenda ukambe nta ati kibazo. aho hari ikintu ushaka tuganiraho ntabwo turi gupanga kubana ryari Yewe se? Kubana? yego Yewe? nasi ko bigutungesha rero Aya. Kubana? Aya ngiye si ibintu byanjye ngiyewe ntabwo ibintu byo kubana. Akakanya. Dema wanjye wabonye ute se Boss tuye ahantu heza cyane si uko kinari narahamenye kuva kera kwera wahishimiye nahishimiye cyane ubundi aba boss muba ahantu heza nyine boss uba ahantu hagukwiye ari sawa gusa nishimye gusa buriya boss nyine warakuze cyane kumpa akazi my mom is now good nyine ndashima Imana cyane nashaka kamera neza kandi umva ko byagenze neza cheers kandi ndashima n'ukuri ariko urabona nyine niho nibera ubuzima bwabo buratuje nta rusaku ariko ibintu nyine ni byiza yaba ahantu hatuje cyane gusa natwe buriya twarimutse imbere yanjye dusigaye tuba ahantu heza mwarimutse twarimutse ntabwo wari buma akazi keza kamemba amafaranga menshi ngo tugume muri ka kazi twabagamo nanjye umunsi umwe nzagutumira uza kudusura hanyuma se usanzwe nyine umeze ute muri rusange akazi urabona kagenda akazi karagenda kampani yacu nabona iri gutera imbere cyane nyine akazi ngakorana umurava ku buryo mba numva nyine nka kwa kundi nk'umuntu avuga ngo reka hindura akazi njye sinzigera mpindura keretse nunyirukana bigaragaza ubwo nanjye ntabwo natashye uzi nkayaboneka hake narakubonye buriya ndakumenya boss buriya nyine wankoreye igikorwa gikomeye cyane niyo mpamvu nanjye nazagutenguka byari bikwiye kandi mu bantu burya iyo hari uburyo ushobora gufasha umuntu akava mu kibazo runaka agomba kubikora utanategereje izindi nyungu izo arizo zose sibyo se cyane birumvikana nishimye kandi wakoze cyane nyuma rero Rehema aho nashatse ngo twitarure abantu twitarure urusaku tuze twicara tuganire siko nta rindi jwi habe yewe n'inyoni ndaba ndi kumva ubu wasanga amajwi wumvishe neza nk'ababona bumva bakumva wayumva aya nta n'inyoni itaba ubu bwose ninjye nawe kabisa nyuma rero nashakaga kukubwira ubona umunsi nkubona hano uri gukora amasuku mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko waje gukora muri kampani ubwo naje kubaza manager ariko ntunguye no kukubona mu by'ukuri bazije manager ambwira uburyo yaguhayemo akazi nuba ntangiye gukururwa niyo mpamvu nyamukuru ituma ukora iwanjye byose uko nakubonaga ku manywa na nijoro nagendaga mwumva umukobwa ushobora kuba ari umuntu udasanzwe mukuru ubundi ngewe imbere hari ibintu numvaga amatwi yanjye bikanje ukabyita sikamu numva yewe nawe irimo baba bari mu mikino numva ko bitazongera kubayo ngo bitazongera kuba mu buzima bwanjye n'ibikizu aya ntabwo biritse amazika ariko banza isomeho ubundi ibyo nakubwiraga hari umunsi wagiye mfunguriye uje mu kazi mu gitondo nabyibuka ujya urya munsi yisanze natakaye burya waje kunkingurira umutima wanjye wenda wari wageze ahari no mu ijoro Shengewe se wowe nyine yewe ibyanjye ntubizi ko ari hitandirani kuki hitandirani oya byo serious ntabwo ahubwo niba ari ibyo kubana ngewe reka none se kankubaza ibintu byo kubana ntabwo nyamwe ni ibyo mwavuye ngewe ibyanjye urabizi ko ari hitandirani ibyo ngibyo byakunda ahubwo niba ari ibyo ngibyo vaho nigendere vaho nihagurukire nigendere I'm serious rekura nigendere ibintu byo kubana ase pepe waje tukabiganiraho
ko mana yanjye abasore b'iminsi babaye kimwe, like a brother bose ni kimwe. Ako narebe babona kema kinkunda ikanjye kumureba numve nyine icyo bitekereza akara cyankunda hope ko kinkunda ndi bugende nkasanga kinegereje. Ni danje abahungu b'iyi minsi mana we. Naragukunze nawe ndagukunda cyane. Ndagukunda kandi icyo njye nifuza nawe nifite ubuzima bwiza, amafaranga arahari, ndifuza umuntu wo kubana nka kwa muganga. Sure. Ndagukunda. bose nakubeshya naciye hirya no hino ngo njye kukubeshya ngo cyangwa ngo nijijishe, nanjye naragukunze. Babe! Hey! Who is she? Wait a bit. Babe! Wait a bit. Go away. Babe! Say go away. Kuva hano iwanjye ukaza wiha karibu winjye hano gute? None se sindi girlfriend wawe? Ntaryari. Uyu ni nde? Kuva ryari? Yambwira uyu ni nde? Wait a bit. Let's attention. Sheri uyu mukobwa uyu rero. Niba nari ndi kukubwira ngo urukundo rw'igihe hari igihe umuntu ataba akiri. Cyabakora iki hano? Umukobwa Sheri reka musobanure. Wait a bit. Uyu mukobwa twarakundanye hafi imyaka 6 yose. Ikiraza kugira abantu ntari kuri type kuko yasanze ngo ndi mu bukene ngo byarara. Buretse arangije arankatira ngo agiye kubona yabonye umuntu ngo ushaka kumupropose bakabana. Ankatira gutyo duherukana. Niho nakubwiraga ngo urukundo ni scam. Buretse ndi kukubwira ngo buretse ubundi wageze hano gute? Kuki zamu yatumye ugerana? Akubwiye buretse gatoya buretse. Naga. Singiye wakundaga. Sohokera iwanjye gira. Sohokera iwanjye ndavuze ngo sohoka iwanjye. Sohoka iwanjye. Kurandengera. Sohoka iwanjye gira vuba. Sohoka.